Ya STTV muri kumwe na Francis Xavier Bifurisiya n'ihirwe. Turashimira abantu bakoze subscribe kuri Ubumenyi ya STTV kuko tugendana ku munsi muri inshuti z'akadasohoka niko twabita, muri mfura mukomeze mujye muhamuronke. Turashishikariza kandi abandi batarakora subscribe ku Ubumenyi ya STTV kugira ngo babashe gukomeza kubikora umunsi ku munsi, kugira ngo tubashe kujya babona n'ibiganiro kandi gukanda kukazugira kugira ngo bajye babona inkuru zacu ubwo tukizishyiraho. Aka kanya rero nabateguriye agasomo gatoya ko kuri telefoni, ni uguhuza telefoni na mashini. Ese mashini ufite USB ugiye gukonekitinga kuri mashini yawe, ariko uri gushyira ku mashini ugasanga ntiyayisomye ntiri kuyibona, cyangwa ukabona iri kuyibona ugafungura ukareba ko yayibonye. Hari igihe ibona, hari n'igihe itayibona. Hari igihe ibona icaginga umuriro gusa, ariko wakwinjiramo wabasha kwinjira muri Explorer ukareba ugasanga nturi kubasha kuyisoma. Rero ugasanga ku mashini yawe ntago uri kubasha kubona iyo device, telefone yawe nturi kubasha kuyibona. Reka turebe ko tuyibona kuri mashini, urabona ko ntayiriho. Ese uwo mugozi, hari igihe umugozi uba ari muzima, hari igihe uba warapfuye. Mu by'ukuri umugozi wacu ushobora kuwusanga ari muzima. Ndawucomokoraho nongere ngucomeke kugira ngo turebe. Irabumva ariko iri gucaginga gusa. Irabumva ariko iri gucaginga gusa. Murabona mubona ari hejuru, agiye kugira ngo iritaho. Iyo utakabonye rero iri gucaginga gusa ngo hari aka notification iguhereza, iyo aka notification utakabonye niho tugiye kurebera ngo ese kava hehe. Aka notification utabonye aka notification kakwereka ko umugozi uriho, ariko mu by'ukuri ntago turi kuyibona icaginga cyangwa iri gucaginga gusa, ariko hano kuri display ntayihari. Ni gute rero twayigaragaza? Urabona ko ntayihari. Birasaba ko turi bujye muki, turajya muri setting. Bwa mbere ukicomekaho umugozi, iyo ari muzima ihita iguha notification kugira ngo irafunze, iyo ziba irafunze. Iyo utayitayeho iyo notification, ni gute wabona uko wayigarura? Tuhita tuza tukajya kuri telefoni, tukajya muri settings, ugashaka settings, warangiza ukaza ahantu hari connection, more connection, bitewe na ubwoko bwa telefoni. Iyo ukanze kuri more connection, uraza ukaza kuri option yanditseho charging this device USB. Hari handitseho ngo charging this device. Iri gucaginga gusa, ntabwo iri kuba yajyana amadata. Ni ukuvuga ngo nta madata, ntabwo telefoni wabasha gukoraho ibintu kuri telefoni cyangwa ubishyireho kariho kuri option. Uraza ugahitamo kuri USB. Umara kuri USB urabona ko handitsemo no data transfer, ukaza hano kuri file transfers. File transfers iyo umaze kuhakirikaho, ya telefoni yawe ihita, urebye file hari washyizemo option yanditseho file transfer, ya telefoni yawe ihita ikwereka notification ko inakwereka ko yageze kuri mashini. Ukaba wafungura noneho ukareba ibirimo, amafayili yawe arimo, ukaba wayatransfera ukayajyana ahandi hantu. Ni uburyo narimo mberekamo uburyo wakwaactivatinga telefone yawe ikagaragara kuri mashini, niba utigeze ubona notification ikwereka ko hari device ucometseho. Ni kano ka option muzagakore, karoroshye. Ni ukujya kuri settings, ugiye muri settings ugashaka settings. Umara gushaka settings cyangwa ukayisearchinga hano hejuru ukandikamo settings, cyangwa ukayishaka bwa buryo dusanzwe tubirebamo. Warangiza ukaza hano handitse more connection, ugahita ubona uburyo ukahita kuri USB tethering ukareba haba harimo nota, ugahita ushyiramo kuya ari mu charging, ariko iri gucaginga yinjiza umuriro, ariko iri no gutanga amadata. Nkaba nagiye ikintu nsendingaho n'umugozi cyangwa nkagikuraho. Ni uburyo twarimo tubirebamo uburyo wahoza telefoni yawe na mashini.